Wa munsi w'abakundana wageze, buri wese ufite umukunzi ari gushyashyana aharanira gushimisha umukunzi we ndetse no kumusigira urwibutso ruzahora rumutemba mu mutima we. Impano ni nyinshi zo kumugenera, ariko hari iz'ibanze abantu batandukanye bagiye bahurizaho, bagaragaza zo kubakiraho. Mu by'ukuri gukundana ni kimwe mu bintu byiza kandi bitangaje bishobora kuba ku muntu, bikaba agahebuzo iyo ukunzwe n'uwo umutima wawe wihebeye, kuko bihindura ubuzima bwawe bwose umunezero uhoraho. Ni nayo mpamvu tariki ya 14 Gashyantare, umunsi ubusanzwe Kiliziya Gatolika yageneye Mutagatifu Valentin, Saint Valentin, uyu mugabo ufatwa nk'umurinzi w'abakundana warenze imbibi z'idini. Kuri ino tariki ya 14 z'ukwa kabiri hatangira kuzirikanwa na buri wese ufite uwo bakundana. Ni umunsi abantu abato n'abakuru ndetse n'abasheshe akanguhe, aboroheje ndetse n'abakomeye usanga bongera kubwirana amagambo meza y'urukundo, hari nako bahererekanya impano mu buryo bwo kongera kugaragarizanya agaciro buri umwe afitiye undi mu buzima bwa mugenzi we. Hari bamwe ariko usanga kumenya impano ikwiye bagenera abakunzi babo biba ingorabahizi, ari nayo mpamvu twifashishije imbuga zitandukanye zirimo Elcrema tukabategurira urutonde rw'impano 15 zoroheje ushobora guha umukunzi wawe kuri uyu munsi udasanzwe w'abakundana. Tudatinze mu magambo, reka duhere ku mpano ya mbere. Impano ya mbere igaragara ni chocolate cyangwa se shokora. Niba uri umusore ukaba wibaza impano waha umukunzi wawe kandi yoroheje bitewe n'ubushobozi ufite, hari ubwoko butandukanye bwa shokora ushobora kumugurira kandi umutima we ukishima. Kugira ngo birusheho kumuryohera kandi ushobora kuyimuherekesha indabo, ukaba wabimushyikiriza wowe ubwawe cyangwa ukamutumaho umuntu. Impano ya kabiri ushobora guha umukunzi wawe kuri uno munsi udasanzwe ni impano ya divayi. Ntacyashimisha umukunzi wawe kuri uyu munsi nk'impano ya divayi, by'umwihariko itukura, dore ko ari nayo ubwayo isanzwe ikoreshwa mu kwizihiriza urukundo. Ushobora kandi kumuha icupa rifunze neza cyangwa ukaba warikoresha mu gihe uri gutegura amafunguro mwasangiye, haba mu rugo cyangwa aho mwasohokeye. Impano ya gatatu ushobora guha umukunzi wawe ku munsi wa Saint Valentin ni imyenda. Niba uteganya kuza gusohokana n'umukunzi wawe kuri uyu munsi, mugasohokana mugasangira mwishimiye urukundo ruri hagati yanyu, ushobora kumutungura ukamugurira ikanzu hari buze kuba yambaye ubwo muri bube mwasohokanye. Bino kandi uretse kuba biza kumurinda guhangayika ashakisha umwenda ari buze kwambara ukakunyura, ni n'uburyo bworoheje bwiza bwo kumwereka ko urukundo umukunda rwaguhaye ubushobozi bwo kumenya ibimubereye. Impano ya kane ushobora guhereza umukunzi wawe ku munsi wa Saint Valentin ni serivisi za massage. Mbere yo gutembereza umukunzi wawe, gahunda zose banza uzireke zirebana no gusangira. Ushobora gutungura umukunzi wawe ukamusaba ko mujyana aho batangira serivisi za massage. Ubundi by'umwihariko mushobora gusaba gukorerwa massage igenewe abakundana, aho muyikorerwa mu cyumba kimwe kandi giteguye mu buryo bunogeye ijisho. Impano ya gatatu itagoye waha umukunzi wawe kandi akazahora yibuka kuri Saint Valentin ni impano y'inkweto. Si umusore cyangwa umukobwa gusa ushobora gutungura umukunzi we akamugurira impano y'umwambaro, kuko n'umugore ashobora kubikora, ariko nanone akaba yamugurira inkweto. Niba wibaza impano yoroheje kandi itagoye kubona waha umukunzi wawe, uyu munsi nyarukira mu iduka umugurire inkweto, ariko wibande cyane kuzo ashobora kwambara mu bihe bisanzwe na sneakers. Impano ya gatandatu waha umukunzi wawe ku munsi wa Saint Valentin akazahora kwibuka ni impano y'isaha. Ku rutonde rw'impano zoroheje kandi zishobora kuboneka mu byiciro bitandukanye bitewe n'amikoro yawe, ntihaburamo isaha. Isaha uretse kuba kandi hari kimwe mu by'ibanze ku muntu wese uzi kandi ukunda kurimba, ni n'uburyo bwo kwibutsa umukunzi wawe kujya azirikana kubahiriza igihe mu byo akora byose. Impano ya karindwi wagenera umukunzi wawe kuri Saint Valentin no munsi w'abakundanye ni ububiko bw'udukoresho akunda gukenera. Niba umusore mukundana cyangwa umugabo wawe hari umuntu ukunda kubika utuntu twe twose ku murongo, impano yoroheje ushobora kumugenera kuri uyu munsi w'abakundana
nta gasanduku ashobora kubikamo udukoresho twe tw'ibanze tw'ingenzi nk'amasaha, imikufi, impeta ndetse n'ibindi. Impano ya munani ushobora guha umukunzi wawe kuri Saint Valentin ni umubavu cyangwa se parfait. Umubavu ni imwe mu mpano waha umukunzi wawe, waba umugore cyangwa se uri umugabo, akishima ndetse akongera kwibuka ko umukunda kandi iteka uhora umuzirikana. Impano ya 9 ni impano itangaje, ni ikawa n'agakombe kayo. Niba uzi neza ko umukunzi wawe akunda ikawa byahebuje, ushobora kumutungura kuri uyu munsi wa Saint Valentin, ukaba wamugurira iyo azajya yitekera ndetse n'agakombe kayo ashobora kuyitwaramo mu gihe agiye nko ku kazi cyangwa ahandi, kugira ngo ariko birusheho kumera neza cyangwa se kuryoha no kumushimisha. Ushobora gusaba aho wayiguriye akaba ari nabo bayimugezaho nka surprise. Impano ya 10 ushobora kugenera umukunzi wawe w'umukobwa cyangwa se umugore ku munsi wa Saint Valentin ni ibikoresho byifashishwa mu kwisiga ibirungo cyangwa se makeup. Kuri uyu munsi nta cyashimisha umugore wawe cyangwa umukobwa mukundana nk'impano y'ibikoresho byifashishwa mu kwisiga ibirungo cyangwa se makeup, ndetse byaba na ngombwa nabyo ukaba wabyongeramo ukabimuhana. Ibi kandi biroroshye kuko ubicuruza ashobora kugufasha kumuhitiramo ibyiza bakurikije uruhu rwe, cyangwa nawe ukaba wagendera ku byo asanzwe akoresha ubona. Impano ya 11 waha umukunzi wawe kuri Saint Valentin ni amaherena n'umukufi. Kuri uyu munsi kandi ushobora gutungura umukunzi wawe cyangwa umugore wawe, ukaba wamuha impano y'amaherena ndetse n'umukufi bijyanye. By'akarusho kandi ushobora kujya kubikoresha aho wahitamo ko bijyana n'umudari, mu buryo bugize icyo bisobanuye mu buzima bwanyu. Muri make ukareba akantu mujya mwibukiranaho cyangwa se muziranyeho, ugakora umukufi n'amaherena bijya kumera kimwe. Impano ya 12 waha umukunzi wawe kuri Saint Valentin bagaragaza ko ari ikofi. Mu zindi mpano zoroheje ushobora kugurira umukunzi wawe kuri Saint Valentin hazamo n'ikofi. Ashobora gutwaramo ibyangombwa bye byose, amakarita ya banki, aho ashobora no guhitamo inini yajyamo, na telefone igendanwa iyo twita isakame ku bagore. Impano ya 13 ni ikanzu yo kujyana mu bwogero. Iyi nayo n'indi mpano yoroheje buri wese ashobora guha umukunzi we kuri uyu munsi, ikaba yamushimisha ndetse ikajya ituma afata umwanya wo kumutekerezaho, dore ko buri uko yambaye agiye cyangwa avuye mu bwogero yajya ahita amwibuka. Impano ya 14 ni imyenda yo kwambara mwaruhutse cyangwa se muri siporo cyangwa muri free time. Niba utarigeze ubona umwanya uhagije wo gutekereza ku mpano waha umukunzi wawe kuri uyu munsi wa Saint Valentin, ushobora kumugurira imyenda yo kwambara igihe yaruhutse izwi nka jogging. Aha kandi ushobora kumuhitiramo imeze kimwe n'iyawe, ku buryo igihe mwembi mwaruhutse mutagiye mu kazi cyangwa se mu yindi mirimo, mwatemberana muyambaye mwajyanishije. Impano ya 15 ari nayo mpano ya nyuma nabateguriye muri iki kiganiro cy'uno munsi. Mbere yuko nyikubwira abanza ukande subscribe ubundi dukomeze. Nimba wayikanze urakoze cyane. Impano ya 15 ni ifunguro ryihariye. Kabone nubwo mwaba mubana cyangwa musangira inshuro nyinshi mu cyumweru, nta mpano ikomeye yaruta kuba watungura umukunzi wawe kuri uyu munsi, mugasangira ifunguro riteguye ku buryo bwihariye kandi mukarisangirira ahantu hatuje, hateguye mu buryo bugaragaza urukundo mu mpande zose. Yaba umugore cyangwa umugabo ashobora gutegurira umukunzi w'ifunguro ryihariye, aho bashobora kurifatira mu rugo cyangwa ahandi hantu yaba yahisemo. Noneho musozo w'icyegeranyo nabateguriye kuri uno munsi wa Saint Valentin. Nimba nawe wari warabuze impano waha umukunzi wawe, toranyamo imwe muri zino 15, ndakubwiza ukuri yuko zizamushimisha. Mubwira ngo amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Nge twabanye muri iki kiganiro nitwa Kwibuka Ronje. Ntugende udakanze subscribe, usiga like ndetse usiga n'igitekerezo.